wowe ukiranuka ibihe byose. Tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye ububasha n'ubushobozi wihariye. Mana, icyubahiro ni kibi cyawe. Zamurwa, shyirwa hejuru, gukamirwa. Mana, ukwiriye icyubahiro muri iri teraniro. Ntawe mugisangire, nta n'undi twagisangiza nawe. Ni wowe dushyize hejuru cyane, ni wowe twemereye muri iri teraniro wari urikoreramo. Mu izina rya Yesu tugeze mu mwanya mwiza, umwanya wo kwakira ibyo kurya bidutungira ubugingo, umwanya wo kuganira nawe, umwanya wo kungurwa inama nawe. Turasenze kugira ngo wiganzurire byose. Mwami Imana yacu, ntaba ari twe. Izina ryawe rishimwe, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe nibumanuke, ingoma yawe niyongere aha hantu mu izina rya Yesu. Kugirana nawe amasezerano mashasha, tukumurikiye umukozi wawe, mukoreshe nk'uko wifuza. Mana, nakubera umugende, nawe utugenderere muri uyu mwanya. Niyasame, nawe uvugane natwe. Mwami Imana data wa twese, dore icyo tukweretse nuko dutuje kugira ngo wowe uganire natwe. Urakoze cyane kuko ubana natwe muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, Amen. Imana ibamugisha. Ndanezerewe iyo mbonye abarokore bishimye, biranezeza nanjye. Amen. Amen. Ibyo mbabwira ntabwo biri ku rurimi rwanjye, biri mu mutima wanjye. Iyo mbonye umurokore yizihiwe mu buryo bugaragarira amaso no ku mutima we, umutima wanjye urishimye, kubera yuko abarokore duhura na byinshi bituma hano mu isi tubura ahantu twakwisanga, ariko iyo tubonye aho twisanga, haleluya, biranezeza. Imana ibahe umugisha, muyivuze neza, murayihimbaza. Duherukana tuganira ku ijambo rivuga ngo no muri ibyo harimo inzira. Uyu munsi tugiye kuganira ku rindi jambo dusoma mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, igice cya 6. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo, igice cya 6, mu isezerano rishya niho muri bubisange. Haje ya 224 ku bafite Bibiliya ntoya nk'izi zo muri 93, n'abafite n'inini hafi aho ngaho. Turahera ku murongo wa 16 turageza ku murongo wa 20, ariko uwo turi butindeho cyane ni uwa 19. Abantu barahira ubaruta, no mu mpaka zabo zose indahiro ntizirangiza, kuko ibikomeje amagambo. Icyo cyatumye Imana ishatse kurushaho kugaragariza abaragwa ibyasezeranijwe, kuko imigambi yayo idakuka, yongeraho indahiro, kugira ngo ibintu bibiri bidahinduka by'Imana itabasha kubeshyeramo, biduhesha ihumure rikomeye twebwe abacikiye gusingira ibyiringiro byashyizwe imbere yacu. 19. Ibyo byiringiro tubifite nk'igitsika umutima gikomeye kandi gishikamye, cyinjira hirya y'umwenda ukingirije ahera cyane, aho Yesu yatwinjiriye atubanjirije, amaze guhinduka umutambyi mukuru iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Aya magambo niyo tugiye kuganiraho, n'andi turi bugende tuvugaho. Ubwo mwemereye gutuza imbere y'Imana, mumfashe tuyafatanye n'indirimbo y'125 mu ndirimbo zo gushimisha Imana.
Haleluya. Dufite igitsika mutima. Dufite igitsika mutima. Amen. Mwanditsi wandikiye, hari abatumva ikinyarwanda neza, ndabasobanurira ntimugire ikibazo kuko ndi kumva hari abari kubisubiramo, ariko insanganyamatsiko y'ijambo Imana itanze kugira ngo tuganireho ni ijambo rivuga ngo mwabarokore mwe, mwabashyitsi mwe, mwabatarasobanukirwa ubuzima bwa Gikristo, ababumazemo igihe. Umunsi ubutumwa buhari muri iri teraniro ni ubuvuga ngo dufite igitsika mutima. Dufite ikintu gishyigikiye imitima yacu. Icyo bivuga, imitima yacu irashyigikiwe. Wandikiye Abaheburayo yarababwiye ngo Imana yavuganye na Aburahamu. Amen. Ikamubwira cya gihe uhereye mu itangiriro ibice 12, ikamusanga mu rugo iwabo, bari abakire. Ise yacuruzaga ibigirwamana, ntacyo bari bakenye. Iramubwira ngo haguruka ugende. Iramubwira ngo nave mu gihugu cy'iwabo ajye mu kindi, ajya aho Imana izamwereka. Niko ibice 20 ibanza niko ivuga. Arakomeza arabasobanurira. Aburahamu hari aho yageze, ubuzima buramunanira biramugora, afite imyaka 75, aribeta ajya gusenga nka kwa kundi namwe ibintu bijya bibasoba, mukazamuka imisozi mukajya gusenga, cyangwa mukaza hano muri Nibature mugasenga Imana, cyangwa mukaza kuwa gatandatu na ya masengesho mujya mwihereramo mu mbi wanyu. Aburahamu nawe aragenda ajya munsi y'igiti abaza Imana. Arayibaza ati ariko wamagurukije iwacu, urambwira ngo tuzajyana, ibintu bizarangira gute? Muri iyo myaka 75 aho yiherereye, nta nubwo yajyanye n'umugore we, nka kwa kundi uri mu rugendo uri kumwe n'umuntu akagira ngo ugiye kwihagarika, kumva agiye kuvugana n'Imana. Aramubwira iti reka ibyo uri kumbwira ngo ibyawe bizaragwa, ngo abanyamahanga, ngo abagaragu nibo bazabirya, ntabwo ariko bimeze. Mu rukiryi rwawe, mu maraso yawe hazakomokamo uzakuzungura. Aburahamu ibintu biragenda biba birebire, imyaka iragenda irenga ya bindi 75, iragenda igera mu 100, umugore we nawe arasaza. Hanyuma kuri uyu wanditse ahangaha aratubwira, twebwe uyu munsi twicaye hano mu rusengero rw'Igasanze, aratubwira ngo niba Imana yarabwiye Aburahamu ko izamuha urubyaro, bikageraho bakagishakira inzira we n'umugore we, umugore we akamubwira ati fata umuja. Aburahamu akageraho agashima Imana ati Imana si umwana wambwiye. Imana irongera imugarukaho mu bice 17, iramubwira isubiramo ya magambo, kuko ijambo twasomye riravuga ngo Imana yacu itabeshya. Imaze kubona ko iyo umuntu bamugize meya, imaze kubona ko iyo umuntu bamugize minisitiri, kugira ngo abihamye arahira, kandi akarahirira imbere y'umuruta. Amen. Abantu bakavuga bati ubwa birahiriye bifite imbaraga, nayo iravuga iti icyo mvuganye nawe ndakirahiye. Haleluya. Ndirahiriye. Byose igishyiraho indahiro. Uwanditse iri jambo rero arangije aravuga ati Imana niba yaramaze kwirahira, iyo ntabwo biri busabe ngo irebe umuyobozi ukomeye muri icyo cyiciro ngo igende imbere ye mu izina ryayo, ku bw'amagambo abiri Imana itabasha kubeshyeramo. Amen. Arangije amaze kubisobanura muri kino gice cya 6, yari arimo abwira abantu bagenda basubira inyuma iby'Imana, bakabifata minenengwe, bakabyoroshya, bakabona ni ibintu bitagifite agaciro. Arangije arababwira ati ariko mwabivamo mutabivamo,
ibyiringiro dufite mu Mana bitubereye igitsika umutima. Amen. Intambara zizaza, mujya munabibona, ari nabo tuganira bakavuga ngo abarokore dufite ihungabana. Bajya babimbwira bakavuga ngo dufite ihungabana kubera ko mu bijyanye n'ubumenyamuntu hari igihe iyo ibibazo bikurenga ugasigara umeze nk'umuntu urwaye pararize nkanjye, bakurya urwara ntubyumve. Urwaye pararize iyo bamuriye urwara hahandi ayirwaye ntabwo abyumva. Hari n'igihe ukandagira mu muriro ntubimenye, ukazarwara ari uko pararize yahavuye. Hari abadufata gutyo bakagira ngo impamvu tutiba kandi twari dufite uburyo bwo kwiba ibyo dukoramo, umuntu akagushyira muri butike yawe yiwe, warangiza wamurokorewe ukaba uzi neza ko mu gihe ataraguhemba iwawe muri buburare ntubicyure, bakagira ngo ni ihungabana dufite. Ariko ni ukubera igitsika mutima dufite, ni ukubera ibyiringiro dufite mu Mana. Abantu bakabona intambara ziraza, umuntu ibibazo bikaza korara agakomeza agasenga, amasengesho agakomeza akayajyamo, akambara ubusa ntagire isoni ngo aze imbere y'abantu aririmbe, akambara ubusa ntagire isoni zo guhamya Imana, akaba hari ibintu ategereje ku Mana. Babandi babifite batazi uburyo babigezeho bakaza bagaturiza imbere y'Imana, ukabona ntabwo bari kubishyikira, wa wundi ubitegereje ahubwo agasimbuka kuruta babandi babifite. Abantu bakibeshya ko ari ihungabana twagize, ni ibyiringiro biri muri twebwe. Nta hungabana dufite, ni ibyiringiro dufite yuko Imana yavuganye natwe idashobora kubeshya. Haleluya. Imana dufite ifite ubushobozi bwayo, nibwo twinjiramo. Noneho n'umwanditsi yaravuze ngo ibyo byiringiro, haleluya, bitubereye igitsika umutima, ku buryo bituma nubwo tukicaye hano i Gasanze tugenda tukinjira n'ahera hahandi Yesu yatubanjirije, ngo bya byiringiro by'uko Imana izatugirira neza bikubona mu rugo, ibintu biri kugenda, mu kazi ntibiri kugenda, mu bucuruzi bwawe ntibiri kugenda, akazi nta kuri kubona, inzu Imana yakubwiye ntayihari, nta n'ikimenyetso, nta n'ahantu uri kubona bizava. Imana itugirire neza. Ariko ijambo ryatubwiye ngo bya byiringiro ngo birabitsika umutima, gutsika no gushyigikira. Imana ishimwe. Noneho ngo umutima wawe byamara kuwushyigikira, iby'imyaka umaze utegereje umugabo ntibibe bikirimo. Abafite abagabo bahimbaza nawe ugasimbuka, utabitewe n'ihungabana ahubwo ubitewe n'igitsika umutima, kuko Imana wavuganye nayo idashobora kubeshya. Ngo warangiza ukinjira n'ahera cyane, hahandi Yesu yatubanjirije, ukagenda kwinjira ahera cyane. Hano uyu mwanditsi yashatse kuvuga ko atari ibyiringiro by'ibyo tubona gusa, ahubwo ngo umuntu aragenda akinjira no mu mikorere y'Imana. Amen. Akareba ukuntu Imana igirira abantu neza, yamara kubona umuntu wari ufite ibibazo bimuremereye, akareba imikorere y'Imana, arangiza akavuga ati ivivuye icya runaka, hakurikiyeho icyanjye. Akaba afite ikintu gishyigikiye umutima we. Iri jambo ndisoma nasomye no muri Bibiliya zo mu zindi ndimi, nka Bibiliya y'Icyongereza cyangwa Bibiliya y'Igifaransa, ho baravuga ngo we have an echo. Ahangaha Bibiliya y'Ikinyarwanda ivuga ngo ni igitsika mutima, Bibiliya y'Icyongereza yo iravuga ngo dufite inanga. Ifata ya nanga y'ubwato, biri mu ngore kubisobanura, ariko hano harimo abantu babaye ku mazi.
n'abantu bagenze mu bwato. Buriya ubwato bugira ikintu cy'icyuma kiremereye cyane bagenda bakajugunya hasi mu nyanja cyangwa bagashyira ku mwaro, ku buryo nubwo haza umuyaga umeze gute ntushobora gutembana bwa bwato, kuko kiba gifite, ntabwo mukiza abantu mwabaye ku mazi, bakita inanga, ni nk'inkingi. Ninde wabaye ku mazi ngo afashe gusobanura ibi bintu? Ariko murabyumva. Noneho uyu mwanditsi impamvu yakoresheje iri jambo akavuga ngo dufite ikintu cyiza kigatsika imitima yacu, ibibazo bikaza, amagambo akaza, umuntu agakomeza agahagarara agaha Imana icyubahiro. Ubukene bukaza, umuntu agakomeza, haleluya, agaha Imana icyubahiro. Akazi kakabura, urubyaro rukabura, ibibazo, ndetse ukanahomba. Abantu bari bategereje ko wubatse kuri butike, bakabona kuko ni kurushaho kwihimbaza. N'abandi bategereje ko Petero ari bubyimbe cyangwa bakindutse Pawulo, bona umugabo ntabyindi, babona ibyo guhondobera nk'ibibaye, bavuga bati uyu muntu ni Imana. Barigiye ibintu bigeraho abantu bikabayobera, bagahindura imvugo. Iki gitsika mutima kigereranywa n'inanga ishyigikira ubwato. Nagira ngo mbabwire ko iyi nanga ishyigikira ubwato cyangwa iki cyuma gifata ubwato ntabwo kiba mu bwato. Ndabisobanura neza mu nkurikire. Ntabwo baza ngo bagipakire mu bwato kugira ngo kibushyigikire, nta nubwo kiba hafi yabo. Niba batsitse ubwato hano, baragenda bashinge cya cyuma hariya ku mwaro murahazi, nawe ubwato buparika. Nibamara gushinga cya cyuma, ubwato bwo buraparika mu mazi, kuko ntibuparika ku butaka. Umuyaga uze, abantu bagiye bibaza impamvu ubwato butari kunyeganyega, kumbe bufite igitsika bwato. Intambara zize muri korali, intambara zize, ibibazo bibe byinshi, noneho birangira ari bw'umuntu arushaho guhimbaza Imana. Niyo mpamvu turirimba ino ndirimbo ivuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Ntabwo ndamahoro kuko ibintu byose biri kugenda neza iwanjye, kuko mfite igitsika umutima. Ibintu biraza bikakwikubitaho agasuzuguro, aho Imana yakubwiriye kuzahererwa icyubahiro, ahubwo agasuzuguro kakarushaho kwiyongera. Ariko ukaza kuri rya jambo rivuga ngo Imana yavuganye nanjye ko umunsi umwe izangarukaho, umutima wawe ugashikama kubera ko ufite igitsika umutima. Ijambo ryatubwiye ngo ibi byiringiro bitubera igitsika umutima, ngo bigatuma noneho tugenda tukinjira no mu mikorere y'Imana. Umuntu akagenda akagera nko mu cyo twakwita uruganda rw'Imana, cyangwa muri laboratoire y'Imana, aho iby'Imana bikorerwa. Mwamfashije iri jambo mukaryumva. Iyo umaze kugira igitsika umutima wawe ukaba udahungabanya, ukaba utari kunyeganyega, ngo bya byiringiro biragusunika bikakujyana hera cyane, noneho ugasa nkaho winjiye mu ruganda rw'Imana, ukajya ureba ukuntu Imana ikiza abantu mu buryo bw'ibyiringiro. Amen. Indwara ikanga gukira, ariko mu ruganda rw'Imana ukaba uri kubona ukuntu yahagurukije ibirema. Inzara iwawe ikaba ihamaze umwaka, ariko ukaba mu ruganda rw'Imana kubera cya kindi gitsika umutima. Ntiwibye, ntiwatonganye, ntiwaciriye abantu imanza ngo ntibagusuye, ahubwo ufite ikintu gitsika umutima, ku buryo nubwo Imana itari gukora iwawe mu rugo, ariko kuko ibyiringiro byakwinjije mu ruganda rwaho ikorera byose, uri kubona Imana iri gukora. Amen. Kuko hari uwo yambitse wari uzi, hari uwo yagaburiye wari uzi, hari uwo yahaye akazi wari uzi, hari uwo yakijije ibyaha wari uzi byabase. Nubwo itari gukora kuri produit yawe, itari gukora ku byawe, ariko mu ruganda rw'Imana wabashije kwinjiramo, uri kubona ko Imana iri gukora.
kurinda aba amahoro masa kuko agize ate akwiringiye. Nubona umuntu yatangiye amen kugenda ibintu ava ku Mana, ubona ibintu atarimo kubyumva neza, burya aba yatirimuye umutima ku Mana. Ntabwo ari ibibazo, ikintu cyumve neza, ntabwo ari ibibazo duhura nabyo bitujyana kure y'Imana. Mutima uko utarahura nabyo, ibyo ufite njye nabikuze inshuro nyinshi, n'ubu ndabifite, ariko mfite igitsika umutima, mfite ibyiringiro. Amen. Ntabwo ibibazo duhura nabyo ari byo bitujyana kure y'Imana, ahubwo tujyanwa kure y'Imana nuko twayikuyeho umutima. Iyo umaze kuyitirimuraho umutima, utagishikamishije umutima ku Mana, nibwo usanga wagiye kure y'Imana ukazirura ibyo wazizaga, kandi mu gihe wabizizaga ntiwigeze uburara, ntiwigeze wambara ubusa, n'ubundi ubuzima bwarakomeje. Ariko umuririmbyi araririmba ngo ubwo umwami Yesu ankunda n'amahoro, byose bizambera byiza, Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro. Imana yacu ishimwe cyane. Reka twihute igishyigikiye umutima wacu, ikintu kiri gutuma muri iyi minsi ureke imbabazi, ugaruka hano iwacu mu isi. Ubu hari umuntu udafite ibyamunyeganiza. Hari igihe kibaho ukabona muri rusange abantu baranezerewe, sibyo? Wareba rwose no mu bitangazamakuru ukabona ni inkuru zigaragaza ko abantu bagize gute banezerewe, bishimye. Ariko muri iyi minsi nubwo wowe byaba bimeze neza, ariko reka twivugire muri rusange. Muri rusange abantu ntabwo bagize gute, ntabwo banezerewe, ntabwo banyuzwe n'ubuzima babayemo. Ariko dufite igitsika umutima. Impamvu tutari kwandavura, impamvu Imana tutari kuyireka, impamvu tutari kugenda ngo twigire mu bindi, si uko twebwe aho abandi bababariye tuhishimiye, natwe turahababariye. Siko bimeze. Aho abandi bari gusonzera, natwe turi kugira gute? Turi kuhasonzera. Aho abandi bari guhombera mu bucuruzi, natwe turahahombera. Aho abandi bashomerera, umuntu akarangiza kaminuza agategereza imyaka, n'abarokore barahategerereza. Ariko ijambo ryatubwiye ngo kubera indahiro Imana yarahiye, kandi ikarahira mu izina ryayo, ibyo bitubereye igitsika umutima. Imana itarabeshya Aburahamu, ntabwo ari jyewe izigiraho kubeshya. Icyampa mukabigumamo, nkazabaha ubuhamya muhari, ntarimo guhura namwe mu nzira mbabwira ngo bya bindi twavuganiraga mu rusengero rutaruzura ni ibi ngibi ndimo, ahubwo tukabiganira n'ubundi tukiri aha ngaha, kuko dufite ibyiringiro bitubereye igitsika umutima. Abana babiririmbye neza mu ikorasi, baririmbye pe Noel, n'ubundi nari nabyanditse mubyo turi buze kuvuganaho. Umugabo witwa Habakuki yagize atya, yari umurinzi. Habakuki yitegereza ubuzima abantu babayemo, yitegereza uko intambara zimeze, akajya avuga ngo icyampa Mana ugahembura umurimo wawe muri iyi minsi, hagati muri iyi myaka. Areba ukuntu ibintu bikomeza kuzamba. Rero mujye mubwiza Satani ukuri. Murabyumvise? Kwa kundi muvuga ngo mubwize Imana ukuri, na Satani mujye mumubwiza ukuri. Mumuhamirize ko yaneshejwe, mumubwire ko yaneshejwe, mubimubwire, mubimwumvishe. Ntimukaririmbe imbaraga za Satani. Birababaza iyo umuntu ahaguruka akaririmba ngo Satani arakomeye, akamara nk'umunota wose avuga ibyo bintu. Habakuki ibintu bimaze kuzamba, abantu bari biteze ko ya Mana agiye kuyihakana. Amen. Agiye kuvuga ngo iyi Mana itarantabaye, Imana itaragize gutya, byagenze bite? Mu gice cya 3 uhereye ku murongo wa 17, aterura indirimbo, araririmba ngo naho imitini itatoha,
amina. Inzabibu mwari muzi ko nishingikirijeho nizera imbuto. Amararo mwari muzi ko nyewe impamvu nza gusenga, mwari muzi ko impamvu mpagarara imbere yanyu nkababwira Imana ifite imbaraga ari uko mfite nasize inka ziri gukamwa. Mwari muzi ko nuko nasize intama 1000. Reka mbahamirize ko naho imitini itatoha mfite igitsika ku mutima. Inzabibu ntizera imbuto y'amivure mwari muzi wanjye sinongere kwenga. Amarara agashiramo intama, nta kabuza ko nishimira Uwiteka. Kubera iki? Iyo ufite igitsika ku mutima umenya ko byose bigengwa n'Imana. Umenya ko ari yiza mu butunzi ikaba yanarusubizayo. Umenya ko ari yitanga urubyaro ikaba yanarwimana. Umenya ko ishobora gukora yihuse cyangwa igakora igize gute yitonze itinze. Habakuki rero aririmba ino ndirimbo, ni indirimbo ifite ibitero byinshi, ariko igitero nshaka ko tuvugaho ni iki ngiki kimaze kuvuga kivuga ngo naho imitini itasohoka inzabibu ntizera imbuto. Umugabo yanyishimira atanyishimira, mfite igitsika ku mutima ko ubwo Yesu ankunda ndamahoro. Mu bucuruzi byagenda neza bitagenda neza, ubwo Yesu ankunda ndamahoro. Kandi ibi ngibi ntabwo ari morale, ahubwo ni igitsika ku mutima. Amen. Amen. Ubu abantu bataye ibyiringiro. Ngeze ku ngingo ya 3. Nanyihanganira dute yagendera ati hari igihe muganira n'abantu mumurikire wa mugani wa soko mwese mu ndebe. Hari igihe uganira n'abantu mwavuga ku by'Imana bakakubwira ngo gukizwa cyane ugakabya ngo ni ubujiji. Abandi bakakubwira ngo bitera ubutindi, ntibanavuga ubukenera, bakavuga ngo bitera ubutindi. Hari n'abarokore bamwe gito babivuga bati ngo kujya mu by'Imana ugakabya cyane ngo birakenesha, ngo bigira bite. Ariko hari umugabo umwe, ni umwarimu muri kaminuza, duherutse kuganira kuri telefone, ambwira umuntu bahuye ufite diplome yo ku rwego rwa kaminuza, nanjye ndamuzi. Mu buzima bwe yarinze arangiza kaminuza atazi umwanya wa 2. Ubwo yabaga uwa kangahe? Uwa mbere. Ariko muri iyi minsi ndi kumusengera ngo Imana izamugirire neza, agenda muri Kigali yambaye kamba mbiri, imyenda idafuze, atazi uko isabune isa. Impamvu ntanze urwo rugero, ibyo duhura nabyo byose biratwigisha. Ni uko uwo mwarimu muri kaminuza ngo yamusanze ahantu amusuhuje amuvuze mu izina, abo bari kumwe baravuga bati ntabwo twari tuzi ko hari umuntu umeze gutya wakuvuga mu izina. Ariko nawe yagize ati yarize. Ijambo uwo mugabo yatorejeho yarambwiye ngo runaka n'ubushomeri bwe bwamutunga kubera ubwenge afite. Uri kumva? Umuntu ufite ubwenge n'ubushomeri bwatunga. Siziri icyo kintu mucyumvise. Afite ubwenge ku buryo yakora ikirakana agakora n'ikindi adafite akazi gahoraho. Arangije arambwira ngo runaka nubwo ijuru ryaba ritabaho, nkurikije uko mbonye runaka wari ufite ubwenge n'ubushomeri bwe bwatunga, njyewe nakwiberaho ndi umurokore. Niko yambwiye. Ariko muri iyi minsi kuganira n'abantu tubwira ko biriya bintu ngo bisigaye ngo bigayitse, ngo ntabwo umuntu ngo barimo ngo gende ngo yicarane n'abo ngo bari ku rwego rumwe ngo basangire kamwe. Barabivuga ngo biragayitse. Reka nkubwire uko Imana ibivuga. Dusome Yesaya igice cya 33, twihute.
umuntu wirinze kuriganya iby'abandi. Mumurikire turasoma. Umuntu wirinze kuriganya iby'abandi akirinda ubutunzi bw'amahugu bwa bundi Bibiliya ngo ivuga ngo bwitera amababa bukaguruka, akirinda kwakira ruswa no kuyitanga muri iyi minsi turi kujyana. Reka mbabwire, nubwo mpagaze imbere yanyu ndi kubabwira ijambo ry'Imana, tubirebeye muri iyi si dutuyemo. Ijambo narikunze cyane muri iyi minsi, ndarisoma ndongera ndisubiramo njya kureba niba binavuga kimwe no mu zindi ndimi. Iyo umuntu yirinze za nzira zose abantu banyuramo birwanaho batera imbere, yazirinda, Imana irabimenya. Imana igira ite? Irabimenya ko yazirinze. Haleluya. Imana irabimenya ko yirinze za nzira zose tumaze kubona zo kwirwa, ariko umuntu akagera naho apfuka amatwi batumva aho bari kugambanira umuririmbyi mugenzi we, akanafunga amaso ngo atarebe ibikorerwa aha hantu dutuye. Uko Imana ibigenza. Twe ubwacu turavuga ngo bye byarangiye, ubuzima ntazabushobora, ariko Imana yo iyo imaze kubona ko amanyanga yose wayirinze, ruswa wanze kuyakira, wanze no kuyitanga, kandi niko ubuzima buteye, ubwizanye ukuri, wabyihoreye, Imana ihita ifata inshingano zo kukumenyera iby'ibanze. Haleluya. Haleluya. Muri Zaburi haravuga ngo ntibikabeho yuko inkoni y'abanyabyaha ihora ku mwanya w'abakiranutsi, ngo kugira ngo umukiranutsi ataramburira ukuboko gukora ibibi. Turahagaruka hano muri Yesaya, ndenda gusoza. Muzira ijambo ryo muri Zaburi ikintu rivuga, bene data bashiki banjye, riravuga ngo hari igihe umuntu yihangana, akihangana ibintu akabyihorera, ubuzima bukarushaho gusharira, n'izo ruswa ntazitange, ntariganye. Kandi kuriganya, imiryango yari ifunguriwe imbere ye, ufite imitungo runaka yagushinje, unakozemo ntiyabimenya, agashahara ntari kongera, ukihangana umwaka umwe, imyaka ikabiri. Turi ku ijambo rivuga ngo dufite igitsika umutima, ntimugire ngo twagiye kure yabyo, ukongera ukihangana, bikagera ahantu iwawe bikanga, inkweto ikagucikiraho, minerivare ikanga, bikabura. Ijambo ry'Imana riravuga ngo inkoni y'abanyabyaha ntabwo izahora ku mwanda w'abakiranutsi, ngo kugira ngo umukiranutsi ataramburira ukuboko kwe gukora ikibi. Icyo bivuga ni uko hari igihe kigera bya bindi byose bikanga, ukaryama uvuga uti noneho dore igihe nababariye, iyi Mana igihe yavugiye, mba mu mafaranga, mba mu mitungo, nanjye mfite ibicuruzwa, mfite ibintu runaka natanga ariko bitanyuze mu mucyo. Ukaryama, umupangu ukawuzuza, uvuga uti nanjye ejo nzamukoramo 100,000. Ejo wa mugabo nari narahakaniye, ejo ndamwemerera. Turi mu isi. Ukaryama ubitekereza gutyo. Wa mugore, wa mushugamami nari narahakaniye ko wambwiraga ngo azankura mu bukene, hano aho dutuye mu cyaro, genda abo ntibahaba, wari warambwiye ngo azankura mu bukene, noneho umwanzuro ndawufashe, nzamwemerera. Ugacya mu gitondo, haleluya, ukumva Yovina komanzi wawe, haleluya, amen. Kubera yuko inkoni y'abanyabyaha itazahora ku mwanda w'abakiranutsi, kandi Imana ishyigikira imigambi myiza iri muri twebwe, ukabumva komanzi wawe, igare ripakiyeho ibirayi kandi cyari kigiye kugucumuza n'ibirayi, igare ririho umuceri kandi cyari kigiye kugucumuza n'iki? N'umuceri. Igare ririho amavuta abandi bakarangaga, wowe ukumva ntibibaho, ni amateka, byose agize ate? Arabizanye. Wagize se ngo mbere nuko atarabifite, nuko wihangana. Haleluya.
Imana rero wa muntu wakabije mu gukiranuka imuhemba iki? Usome igihembo cye. Mu gihe twebwe twibwira ko uyu muntu ibye birangiye, umva uko bizagenda ku murongo wa 16. Wa wundi uhumiriza amaso ngo atareba ibibi, wa wundi upfuka amatwi, wa wundi uvuga ibyo gukiranuka akanga impongano y'agahato, akanga no gutanga bitugu kwaha, Imana iyo ibyitegereje akabona yabikoze ku bw'icyubahiro cyayo, uwo niwe uzatura aharengeye yikingira igihome cyo ku rutare, azahabwa ibyo kurya bimutunga n'amazi yo kunywa ntazayabura. Amen. Haleluya. Amen. Twebwe turareba tukabona byamucikiyeho, ariko Imana hahandi yinjira igakora. Amen. Amen. Iyo irareba ikavuga ngo abantu ko bamugiriye inama yo gukora ibi ngibi, agatsimbarara ku cyubahiro cyanjye, ubu koko izina ryanjye ritukwa, Imana ikamumenyera iby'ibanze nk'uko tumaze kubisoma. Imumenyera ibintu bitatu twese dukeneye. Icya mbere, ijambo riratubwiye ngo azatura aharengeye kandi mu gihome. Imumenyera umutekano. Turi kumwe? Yego. Wa muntu nubwo yakabije gukiranuka tukabona ibye birarangiye, Imana ifata umwanzuro wo kumumenyera umutekano. Yarangiza imaze kumumenyera umutekano w'ibidukikije bimuzengurutse. Haleluya. Amen. Imumenyera umutekano w'inda, ibyo kurya ikajya bitangira ku gihe. Yarangiza ikamenya ko ashobora no kuzicwa n'inyota abantu bakamunyuzamo ijisho, wa mugani wa yamvugo, n'amazi nayo ntagira ate ntayabure. Ushobora kutazarya nk'uwabyiguriye kuko ari kwikoreramo, ariko kuko ari Imana bizajya biza igihe cyose ubikeneye. Mwigeze ubuki murabuzi? Ababwira uko Imana ishyigikira uyu muntu. Ubuki iyo urimo kubusuka buramanuka, igitonyanga kikagwa, kongera bukazamuka bukamanukira rimwe hakagwa ikindi. Siko bigenda? N'iby'Imana niko biza. Irareba ikareba mu rugo iwawe ikabona ikintu gikenewe ikagishyiramo, wamara kugikoresha neza ikongera igacurika ka gakombe k'ubuki ikazana ikindi gitonyanga gikenewe aho ngaho. None abantu bahangayikishwe n'igitonyanga cya kabiri kandi icya mbere cyaraje kiracyari. Urumva iki ni Imana ko imaze kuvuga ko umuntu uzakabya mu gukiranuka. Reka nkoreshe iyo mvugo ko n'abandi bajya bayikoresha bakavuga ngo turakabya mu gukiranuka. Imana izamumenyera umutekano. Haleluya. Amen. Azatura mu gihome, nirangiza imumenyera ibyo kurya n'amazi ntazayabura. None ubu ariko bari bakibona bidashoboka byararangiye, namwe mubwire Imana tugushikamijeho umutima. Abaduteraga ubwoba ngo gukiranuka bizadukenesha, tubonye ahubwo bizatuma tumenyera ibyo kurya n'ibyo kunywa n'umutekano. Hanyuma dusenga Imana tuyibwire ngo ibiri hanze y'ibyiringiro byacu ntibidukanze, kuko ibyiringiro byacu bitubereye igitsika umutima. Imitima yanyu niye kunyeganyega, n'umutima wanjye niwe kunyeganyega. Haleluya. Amen. Ufite ibyiringiro bitubereye igitsika umutima. Imitima yacu irashyigikiwe, imeze nka kwa kundi inkoni biri ku mashyiga wizeye ko ari amashyiga atatu, uburyo wanyeganyeza rwose utayiteruye n'ubwo idafashe wari kugize gute, irashyigikiwe. Kadusabe mwarimu waza adufashe. Gasoje atwingingira Imana. Abantu bari barataye ibyiringiro, muhaguruke mubwize Imana ukuri, muhaguruke mubwize ukuri. Mwarimu abingingira Imana, muyigarukeho. Ababeshya ngo murakabya mu gukiranuka, bose ko bakabya mu byaha. Nangwa natwe turakabya mu gukiranuka, Imana ikatumenyera umutekano, ikatumenyera ibyo kurya n'ibyo kunywa.
Mana mubyeyi wacu, reka tugushime kuko utugiriye ikiganiro cyiza. Imigambi yawe ni myiza kuri twebwe. Mu byo uduhatira gukora, uduhatira no gukiranuka. Uri inyuma yacu kugira ngo utunganye ibyacu bidatunganye.